Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 Nyakanga 2026 ahagana saa 10 z'umugoroba mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma habaye impanuka ikomeye aho imodoka yo mu bwoko bwa hoho yagonze indi modoka yo mu bwoko bwa pick-up, abantu barakomereka ndetse abandi basiga ubuzima. Twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Emmanuel Kayigi atangira tubwira uko byagenze. Ni mugoroba mu gihe cya saa 11 imodoka ya hoho ukaga Nyanza isa niyerekeza ipakiye umucanga igeze ku gasoro hariya za Kigoma, nibwo yagonze pick-up ntiyahagararira komeza igeze muri metero 15 iba igonze inzu y'umuturage irimo butike, abantu 3 bitaba Imana ndetse yagira n'abandi bakomerekamo. Yakomeje avuga icyakozwe ndetse n'umubare w'abakomerekeye muri iyo mpanuka. Cyakozwe nuko hakozwe ubutabazi mu bantu bakomeretse bagera ku 8 bajyanwa kwa muganga, hanyuma n'imirambo nyine ijyanwa kwa muganga. Yavuze igikeko ko cyateye impanuka nubwo bugikurikiranwa agaruka ku myitwarire y'umushoferi. Iyo rero cyateye impanuka biba bigikurikiranwa, ariko ni ya myitwarire, uburyo umushoferi utwaye ikinyabiziga ugiye kugera ahantu mu ikorosi ahantu hatambika, uburyo bagenda tukunda kugarukaho tuvuga ngo kutarenganiza umuvuduko, kumenya imodoka ugiye gutwara ubuzima bwayo, nicyo cyateye impanuka. Yihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse natanga ubutumwa ku bashoferi. Aha rero tukaba twihanganisha nyine imiryango y'abantu nk'ababuze ababo, ariko tunabwira abashoferi ngo ni wowe iyo uri umushoferi utwaye ikinyabiziga nta bwenge gifite, umuntu niwe uba ufite ubwenge. Ibikeneye gukorwa byose ku modoka ugomba kubikora, ariko uzirikana ko imodoka nini cyane cyane ukunda kugarukaho uko uyitwara iyo ukoze impanuka, icyemezo ufata gishobora kugira ingaruka zitari nziza kandi mu kanya gato. Rero abantu babitekerezaho igihe uri mu muhanda ukibuka ko utwaye ikinyabiziga ariko utwaye ubuzima bwawe, kwibuka no kuzirikana ko hari n'abandi musangiye gukoresha umuhanda, yaba ibinyabiziga cyangwa se abagenda n'amaguru. Imodoka nini iyo zikoze impanuka, iyo mpanuka iba ikomeye kuko icya mbere ziba ziremereye ariko ziba ari na nini, zangiza byinshi, zitwara ubuzima bw'abantu, zikomerekeramo abantu ndetse zikaba zangiza n'imitungo y'abantu n'ibikorwa remezo. Ntabwo rero ugupfa gutwara cyangwa se kwirara, hari ukuntu abantu birara mu gutwara ikinyabiziga ugasanga habayemo uburangare cyangwa kwirengagiza ibyapa n'andi makosa atandukanye aba. Nicyo gitera impanuka. Impanuka ishobora kubera ahariho hose, ikaba isaha iyo yose. Kwibeshya ngo aha nta modoka nyinshi zihari, kwibeshya ngo ahangaha haratambika ukagenda ngo ndaza gufata feri cyangwa ndahindura njye muri vitesi runaka, ibyo ngibyo nibyo bikunda gutera impanuka cyane cyane kuri izi modoka nini. Uburyo bazitwaramo, iyo myitwarire niyo itera impanuka tubona. Birashoboka rero ko impanuka rwose zakirindwa ari uko umuntu utwaye imodoka akoze ibyo yagombye gukora kandi akabikora mu gihe kiricyo. Yakomeje ku bashoferi batwara bafite umunaniro, avuga ko bigoye nka polisi kumenya ko shoferi ananiwe, asaba abashoferi kwiyumva bagafata umwanya wo kuruhuka. Kugira ngo ubibone ku muntu biraguye, ariko turabizi ko bibaho. Ntabwo ushobora gutwara imodoka, nabivuze ko imodoka niyo ntabwo iri kubwire ngo urananiwe witwara, ahubwo niwe ugomba kwiyumva. Ntabwo wakora amanywa ngo ukore ijoro ngo ugende urwana n'ibitotsi utaruhuka ngo ureke gukora impanuka. Impanuka zimwe na zimwe tubona kandi waganira n'abashoferi bakakubwira uburyo nabo bajya batwara batibabariye bitewe n'uko bari gusabwa gukora ibirenze babisabwa n'abayobozi babo. Ibyo biteza impanuka. Kandi iyo uri muri ka kazi uba ushaka akazi nibyo, ariko akazi gakorwa n'umuntu muzima. Kugira ngo ako kazi ugakomeze na wa muntu yishime ugukoresha, nuko akubona wakoze akazi kandi
n'imodoka ye imeze neza. Noneho n'inshingano za buri wese kumva ko umutekano wo mu muhanda umureba. Reka tubigire umuco, ntihakagira umuntu wumva ko agomba gukorera ku jisho cyangwa agira undi muntu umugendaho umukebura kugira ngo akunde akora ibyo yagombye gukora. Ahubwo abantu nibitwarike bakore akazi kabo neza, babashe no kujya bakora ingendo bageraho bajya amahoro, ariko nabo basangiye gukoresha umuhanda nabo ntibabangamirwe. Impanuka zo mu muhanda ni ibiza bifata ubuzima bw'abantu benshi, bikangiza ibintu kandi bikaba biterwa cyane n'imyitwarire mibi yo mu muhanda. Zimwe mu mpamvu zitera impanuka harimo umuvuduko mwinshi, uburangare, ubusinzi, imyitwarire y'abanyamaguru ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku isi abarenga miliyoni 1 bicwa n'impanuka zo mu muhanda nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima.